ariko guza ibintu uri kuvuga uwo yamuritse si njyewe ye twakundanye mbere uwo yamuritse kwamuritse uwo yamuritse sheri Kaganga yansanze mu rugo tumaje gusura inshuti yanjye tumenyana gutyo turakundana umva nyine urukundo rugera kure ku bana turapanga kuba twabana ariko ntabwo byabaye Kaganga yari yamenyereje n'abakankodeshereza buri kimwe ko nyishaka ko twakundanaga nkakibona ariko kuba yaranyanze cyangwa sinzi n'ikintu twapfuye wenda afite impamvu afite n'impamvu wenda avuze ngo ndamuri kuno mukobwa Kevin mwihorere nubwo yamuritse uriya mukobwa njye ntabwo namwanze ndacyamukunda isa n'isaha zangarukira nzamwakira nk'umukunzi wanjye ari uko mbayeho none se aho baba ndahayobe kugenda nkamutasa nkavuga ati wanda yawe mvira mu rugo ntabwo byananira Yes, nkusuza kandi nizere ko umeze neza ari hose mu cyo gitandukanye urasirazuba n'ingezo amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheketu urahari ko uraho Kevin zamura mikoro uraho kana yego Nesuri kanaka avuze izina ryawe okay nitwa Giramata so Giramata nimo nakubita mbangura kandi nirukanyisha kugira ngo sire gusura abatiye atandukanye ariko mukore subscribe nyamuna mukore subscribe cameraman wanjye mo kumucira agasirise kugira ngo agoye amashusho meza nta mashusho mabi tugira ibintu byose ni ku murongo cameraman se n'umugabo wanjye wanaye tuje muri story ejo bundi ngira gutya umpamagara ati sa tubanye ibintu umukunzi wanjye yango rata umukunzi wanjye ni Kaganga ndavuga ati reka da Kaganga se mwakonerwa barya tubwire kandi waje barakaye uje umbwa ngo tereka intebe mwarakundanaga ko muba yakundanye nawe ntazi ko ari wowe cyangwa n'abandi rasitazini zagiye zibaho byagize ko abantu basa nyine n'uwo wabonye ntabwo uzi ko ari njye ariko ni njyewe bariya ntabwo ari wowe cyangwa niwe mwakundanaga mbere agutera indobo ariko guza ibintu uri kuvuga uwo yamuritse si njyewe ye twakundanye mbere uwo yamuritse kwamuritse uwo yamuritse sheri wamuritse wabyakira ute cyara kubabaje ndabizi naga kanya urumva wajya mu modoka ikaguca hejuru byarimba ariko nguna ngo najyayo kuba navuze ngo nyine uze nkuhe wenda amakuru naba mfite ntabwo ari uko imihanda yabuze ahangana yenda ngo imodoka wenda nice hejuru wenda agahenda mfite gashiri muri se mwamenyeye gute ahuye gute story yawe nawe utubwireho kugira ngo twigiye no muri story watubwiye y'ubuzima bwawe abantu bahurira henshi mu tubari mu mastade mu muhanda Kwene Kaganga yansanze mu rugo tumaje gusura inshuti yanjye tumenyana gutyo turakundana umva nyine urukundo rugera kure ku bana turapanga kuba twabana ariko ntabwo byabaye niki cyabyitanzemo kugira ngo noneho imibanire cyo gahunda zo kubana zive mu nzira yishakira undi none se ugira ngo abagabo b'imesi mwe muroroshye yazize umunwa we umunwa ese utagira umunwa wowe ufite nanjye ndabafite none se ko bavuga ko umunwa ari uw'abagore abagabo mwahindutse gute twebwe se ntabwo ari twese ariko umugabo ni nkunda ariko ntabwo abagabo bose ari bamwe ni yego ni bamwe bitewe no kuburyo Imana yabaremye ariko mu mitekerereze no mu mibereho ya buri munsi ntabwo ariko duteye okay twica ahantu henshi ko naguhamagaye bishwe yatumye nguhamagara njye naguhamagaye mfite agahinda k'umugabo wanjye Kaganga yego nango namwita umugabo wanjye ariko nyine yari we ariko ubusari we ngeje bundi nagiye YouTube mbona ikiganiro yakoze amuritse aba girlfriend be nimba ari girlfriend ari mbona gore I don't know mbizi gusa nyine nakundanye na Kaganga dukundana igihe kirekire dupanga kuzabana umve nyine ibintu bigera kure naho nifuzaga ko byagera byarahageze gusa nyine igihe cyarageze ndatungurwa ariko buryo umuntu akwanga ari impamvu akwanze warubizi nabyo nyine yego impamvu ibihari ariko mugiye kwanga bamubwira ati
sheri wanjye umunsi turatandukana ndakwanze bigenze gutya nubivuga se wowe si ukunda ariko uwo mwanya ntabwo yawumaye byagenze uko namuhamagara yamburotse n'ubu nzanye fone nkamuhamagara wabona ukuntu byagenda tubivuze ko tukiri ku karubanda byose tubijugunya hanze amakuru yose aba agiye atandukanye tukabijugunya mu byo wumva wajugunya utazibuka biri kuri ino mihanda ni biki ibyo najugunya nazibuka numva nta gukunda abantu b'insoresore ahubwo ndumva ngiye gukunda n'abantu bagabo bubatse wenda bamenya ko twe tutari ababyarira cyangwa se twe bakobwa bakuye henda hanze bagira icyo batuma nose urakundana n'insoresore mutereta abantu benshi abagabo nyine mujya muvuga umugenzi ati nubwo kano kana nagakunze ariko kajya gutya wenda kakankorera umuti umugore wanjye atankoreye wenda akaba yakwiyumvamo ariko si insoresore nka ziriya nyine bishatse kuva ko abagabo bubatse nishyizemo muri rusange aribo bazi gutanga keya no kumenya inshingano z'abakobwa bari hanze ariko se kankubaza uri umunyamakuru wowe wajya gushaka umugore wabyo abona inkumi hanze kandi nawe ufite umugore wakubyariye ntajya gushaka inkumi sinashaka umugore wabyaye none se wakabimenya rero isoresore zizazika ngo bafite ngo amabuno ngo ngewe se ko nayo ngira nyine niyo mpamvu yanyanze ajya kumurika uwo mukobwa twarakundanaga ushaka kuba umukobwa se ushaka kuba ari umukobwa nubwo ari maneke mamaneke nibo bagezweho ahubwo nimba ufite umugore w'amaneke uteye gutya sha umukunde pe kuko n'ubundi ngo urubu uzahura nazo bangana nkanjye nk'ifuso ntabwo ibyo birya ariko disi mu maso agahinda kaba gakwishe kunyica gusa ni njye ubizi ubundi bavuga ati ribara uwariraye nose niwe muntu wa mbere mwamukundanya ku buryo yakwanga ukababara koko ariko reka nkubwire ugira gukunda umuntu ukavuga uti uno muntu ndamukunze nawe undi muntu nzakunda nkawe rero ukuntu nakunze kagana ati uno mujama na undi muntu nakundana nawe atari yego pe narakunze ariko nawe nigeze nkunda mvuga ndapanga kubana n'umuntu no twari tubipanze ikindi story yawe y'ubuzima ubundi Kevin ni muntu ki yavukiye imibereho ye ifite ababyeyi kuri mwana twisanga muri byinshi no ko tukabaho bigiye bitandukanye story yawe y'ubuzima ni iyi Kevin kavukire ni mu Gatenga Kicukiro ababyeyi ndabafite ariko ntago babana bitewe n'impamvu zabo runaka wenda ngiye umwana nakwitambikamo ndacyari umwana mfite imyaka 20 ubuzima bwanjye nyine buri mu mazi abiratu nuko nabivuga bivuze ko umukobwa wikodeshereza ndikodeshereza nyine ukaganga yari yamenyereje n'abakankodeshereza buri kimwe ko nyishaka ko twakundanaga nkakibona ariko kuba yaranyanze cyangwa sinzi n'ikintu twapfuye wenda afite n'impamvu wenda avuze ngo ndamuri kuno mukobwa Kevin mwihorere abagabo bati ngo zabo kubereye iyindi mpamvu ya mpamvu yindi bavugaga usanga mvuye iwanjye mu rugo wenda umudamu namfata neza tubanye muri jugujugu tubanye mu biki n'ibiki najya hanze nkabona umuntu urumva uba agushize y'umutima wanjye ariko nizira ko ariwe ngiye gusanga nanone najya nkasanga ntaho mvuye naho ngiye niko bifata kuvanye mu rugo nawe ati Kevin ni umukobwa mwiza n'umwana mwiza azanetesha ibyo nuzibanye nzabibonerwe niko bifata na cyangwa ntago ari kubifata ntago ariko mbifata kuri impamvu kuko umukobwa mushobora guhura buno ngubu akakugiraho umuntu mwiza ko mugenda mumenyana se cyangwa wenda mumenyerana nibwo ubona defoze nibwo ubona n'imico yiwe ngiye nshobora kuza no kugizaho mwiza ariko ari imico nakweretse ko duhura nakwiyumvisemo ndumva ari umugabo nshaka bitewe n'ukuntu akubonye igihagararo imiterere n'imvugo zawe nabatiwe niwe mugabo wanjye nyine utekereza ibindi nyine ukamwigiraho mwiza ariko ntabwo ariko bari beza uriya muritse ushobora kuza wati muratandukanye uratandukanye na Kevin uyashobora kuba ari we mwiza kuruta Kevin ntabwo bindeba gusa nyine nubwo yamuritse uriya mukobwa njye ntabwo namwanze ndacyamukunda isaha n'isaha zangarukira nzamwakira nk'umukunzi wanjye shaka kuvuga ndirimbo ati uzaza ryari nkubone amazi ku maso nuko
umutima uruhuke cyane. ese umukunzi wabibonye byagenda bite Abonye iki? ubu yamuritse nawe yatangaje byinshi bitandukanye no mu minsi imbere Imana idufasha tuzamuhostinga nubwo ari akazi gakomeye kandi katoroshye ariko nitujya twigirishije tuzamuganiriza aramutse abibonye yumva ibyo urimo kuvuga cyangwa atakuzi ntiwaba umusenyeye. Oya ntago namusenyera ahubwo ikintu nifuza nk'abanyamakuru mwazankorera mwazamuza n'uwo mukobwa ashobora kuba atazi kaganga ariko njye muzi amubwira ati uyu uzamutware gutya akunda ibi ngibi ngira ngo namusenyera. Ashaka kumwe tumwe ati uriya muhungu cyangwa uriya mugabo njye ntabwo ari uko mbayeho none se aho baba ndahayobe kugenda nkamutasa amuga ati wanda yawe mvira mu rugo ntabwo byananira kuko ubundi bavuga ngo wakubanje hanagusubira wakubanje hanagusubira aho yo nyihora yego mana yanjye nyine ntabwo namusenyera naje hano kuri kamera mfite agahinda kubaha amakuru ntabwo ari uko nishimye basa kubabarira aguha amahirwe yanyu bakubabarira gira icyo umubwira aradukurikirana gatanu kandi turi ku Rwanda TV bakore subscribe sha icyo nabona namubwira niyubake yumva atuje muri make niyubake ariko ibintu byo kujarajara mu bandi bakobwa nimba nyine arumva ko aronga umutima yahisemo n'uwo nguwo Kevin ntacyo nigeze mwimanye ifite nta mwanya namwimye ko yashakaga nyine yarambonaga gusa nyine niyumva atuje yubaka urugo rwiwe nimba ari umukobwa bazabana mu mago sheri ahubwo nzanabatwerera babane pe nzanabasura nk'umushyitsi. So nta kibazo gihari gusa iyo ukunze ugomba kwitegamo ibintu bibiri ni nko gucuruza guhomba no kunguka ndabeshya se ubu nihagira ikigabo kigukurikiye bavuze ngo aho kugira ngo dukorane n'abasore twakora n'ingabo ugasanga kirasheze mwubake ingo zanyu mureke bano bana b'abakobwa barabashuka hano hanze ni hatari si hatari se oya biterwa ariko n'ubuzima kuba abakobwa wenda bajya ku mihanda bakishimisha nyine ku bagabo baba baruta ni ubuzima ariko njye impamvu navuze ngo umugabo ntabwo umusore yakamenye wenda umukobwa akeneye iki ngiki ese reka mbwira akunda n'umusore azarira nanjye ndende ninde uzahoza undi ninde undirije umwana we ugacaracara ugacana ninde uzahoza undi ariko umugabo wenda utekereza ufite abana avuga ati umwana wanjye yarize ngira uko mbigenza wenda nawe nimba bakuru utaragufata mu bana biwe ati nawe nurira mfite uko nzakugenza. hari umukobwa wundi wavuze ngo ikintu kimbabaza mu buzima ngo nuko abana b'abakobwa b'iki gihe bicuruza 3 na 5 ibyo simbizi ko narigeze mbyicuruzaho ntabwo nyine ariko aradukurikiye wenda bakora ibyo ngibyo bakora ako kazi ko kwicuruza iyo umukobwa agiye hari akavuga ati ikintu kimbabaza ni iki bivuga se biterwa n'ubuzima arabicuruza ari impamvu wenda benshi bicuza baba baravuye mu cyaro bavuga ati mama ararwaye ameze nabi naje mu mujyi atabizi ndi gushaka amafaranga yamukiza ageze Kigali agasanga se abantu bakora mu kazi ko mu rugo bagomba kuba bafite amashuri mu biro kuba kwarize bakabona n'akazi kabungu cyane mu muhanda kandi ngo ndakeka muri bazira bose basaba amashuri ati nawe ndayizajya ku muhanda nta mashuri ifite sibyo se abantu bose binda shokori uzi buri kimwe cyose urumva ariko hahandi bikanga baba batandukanye ku mugani wo ngo wavuze ngo inda yashobora kwicuruza amafaranga 300 ibitarabisobanukirwa ariko iyi ishobora kuvuga ati ijoro rimwe urama 100,000 yasobanukiwe ati amafaranga ndayabona mu minota itarenze 2 umunota umwe ndabambonisha amafaranga 100,000 sibyo ariko uri uvuye mu cyaro vuba avuga ati mama ameze gutya na turwasa yaskorane kuba amafaranga bakayamuha ubwo ndavuze kuri uramushuze kuko nta makuru yari afite y'ibyo ngibyo ko bimeze ubukirinjije nawe ugahita unyine ufatiraho ati nimba ugira n'inama wenda mwicuruza kimwe bati sheri biragenda gutya bemo bebe turatahana nimba ndi burye ndarya taxi vatire reka nama ibyo ntabwo wajya kubibaza ufite ibibazo nubwo wagenda n'amaguru kuko ari ubuhanga amafaranga wese wifuza ntabwo ibyo bibaza nubwo wagenda n'amaguru ariko nimba ashaka 100,000 nubwo nagenda n'igitsi kuvanga kugera Nyamagabe
ndagenda ariko amafaranga yame yuzuye ariko mukaba afite ikintu ashaka. ariko yego ni ubuzima ni n'imibereho, ariko nanone si nk'ibyo wagiye wumva abakobwa bajya muhura nabyo iyo mwajya kwicuruza. Ese ntabwo wenda muze wowe ndavuga abakobwa bajya bahura nabyo, nta nubwo umuntu atekereza yuko hari n'ingaruka zindi zabaho. Sindabikora ariko naganiriye na benshi bameze nkabo, barahari nyine naganiriye nabo nyine bahura n'ibyo bibazo, ariko ibibazo bazajya cyangwa se ingaruka babyibukanye bamaze gukora ibyo bakoraga. Nimba ugiye reka ngo baze nawe ufite mama urwaye uri umukobwa, uzatekereza ko wakwandura izo ndwara se cyangwa ibyo bibazo wagira utarabisoza gukora ibyo bintu ngo uguhe amafaranga yawe, ahubwo imara gufata amafaranga cyangwa se ibintu bakwemereye ntutekereze ku bibazo byakubaho. Ntabwo ubitekereza utarabona icyo washakaga. Ati se n'umutipe mvuye guhura nawe cyangwa se n'umugabo ashobora kuba arwaye sida, mutezi, ashobora kuba yanera inda, ibyo byibaza nyuma ariko wamaze gukora ibyo wakoraga. Ubwenge buza ubujiji Ubuhizi ariko ushobora kuba udakorera inda. None se nimba nkubwiye ko umubyeyi arwaye urumva aba ari inda, hari ukora uhereza. ni ukuvuga ati aho ngo umubyeyi wanjye apfe natanga amagara yanjye. ariko wenda inama wenda badukurikiye bajya baduha n'ibitekerezo muri komanteri, kandi ibyo tuganiriye ntibajye babinyuza mu matwi, urumva. Gusa impamvu tugaruka muri zino sitori ni uko hano hanze hari ikibazo cy'abakobwa barimo bariyandarika, barimo baritwara ukundi kuntu, ariko twumva impamvu ihari, ariko hari ikibazo cy'imibereho, hari ikibazo cyo kuba umubyeyi arwaye, umubyeyi abuze icyo arya. Hano hanze hari abana batunze ba nyina, hari byinshi biri hano hanze. Ku basore se, ku basore bo bimeze gute kuri? Sino navuga ku basore ntago bamenya umuntu bakunda. Yego, ako kana Nge ndiheraho ku mukunzi wanjye Kaganga. yego sha Nge ndi kwiheraho. We nyine yirukiye bira kuko atazi ko ntago wenda uwo yirukiye azi ko wenda mukunda kuko nge namukunze. Nimba umukunzi akubwira ati sheri ndagushaka, akabona mu minota 2 umugezeho, nta rukundo rurenze uko umujya kwifuza akakubona icyo ushaka wenda mu bushobozi ufite ukakimukorera nk'umukunzi wawe, nta birenze ibyo, sibyo? Abahungu nyine undi avuga ati wirukira ugusa ugasiga ugusanga. Nabona yarajyobye nabitangiye mbivuga, nabona ko nyine ahantu yagiye atari ngombwa nyine wenda yayobye azangarukira. nabona ko na ngombwa kandi agumeye. Yewe amahirwe masa. Ntago namubangamira pe, ntago namubangamira. Gusa nyine ahari amenye ko Kevin amukunda, anamukumbuye. yewe ndanamukumba igihe kinini namubona namuvugisha ku ikoro yarambrotse. Gusa nyine ari ku mutima, ariko wasanga nawe wenda aramubaza agashaka umuntu arasubiramo. ntago nsubiramo kuko ntago abantu babura icyo bapfa. Wenda ashobora icyo twapfuye nagize akantu gatoya kabigira ibintu bya seriye, ngesha kuvuga ngo kano twantu twapfuye ni gatoya, ntago nyine ari ibintu wagira big deal kugenda ahita gushakira undi mugore. Uramutse se uramucaga inyuma wenda akagufata yaragufashe, ntabwo tuzi iruhande rwe, kubera ko ngewe wenda hari impamvu kuri channel adashaka kumva ikiganiro, ariko nzi ko ntigera nonirwa bizashoboka. Kubera iki wenda utekereza ibyo ngibyo ko byo nabyo byaba uko ngiye niyizi nicyo twapfuye, ntago ari cyo pe. Ntiyeze mfatira mu cyaha, ndi kumwe n'abandi bagabo se duhagararanye mu rugo ngasanga nyine uzi abagabo nk'ari rogi wapi. Nyine ifite icyo twapfuye na kandi ngiye kuri ngewe ni ubugoryi, ntago ari ibintu birenze twaba twapfuye nawe. Kevin ndagushimiye, tuzagaruka mu kindi kiganiro twamenye igisubizo cyangwa twamenye aho byerekera. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Murakoze mwese mudukurikiye ku Karubanda TV, subscribe, like, share ndetse na comment. Ariko nanone duhure kuri Kigali News 5. Ciao ciao.